baracafite imvune mu mitima yabo ntibarakamenya umwaka twaherewemo gukira. Muri mwe harimwo uwo mutazi kuva kera n'abahanuzi n'umugabo uruta Beni n'ukuri we sinabasha gupfundura nubwo mbabatiza mu mazi menshi nimumwizera azababatiza mu mwuka wera. Hagurukayo izuba ryawe rirarashe we, izuba ryawe rirarashe. Manurina uririmba ishimwe ry'Imana yawe, yataye kuri ibicumuro byawe yataye kuri ibicumuro byawe, sigaho kandi ushira ubwoba, uririmba imbabazi, shira ubwoba, ririmba imbabazi ziwe, ayiririmba imbabazi. Hallelujah! Hallelujah! Imana ni nziza. Hari akaririmbo nari ndimo niyumvamo nicaye hariya, arimo abwiriza umugaragu w'Imana kandi sinkazi, ariko nza agace gatoya. Hari abantu banejejwe n'ijambo ry'Imana, twahuza ibiganza tugakomera Imana yacu amashyi. Aha, ibindi byose nabifite. Aha, yego we Mana yo kwizerwa we. Nimuze murebe kandi we, nimuze murebe umugabo ubasha nukurara baba
nimuze murebe umuntu ubasha kumbwira ibyanjye, murebe umugabo ubasha kumbwira ibyanjye, ambere mwiza mubonye ibindi byose. Tumuramburire ibiganza Yesu. Hawe bimidukira ibindi byose narifite bimenukira igihombo. Turambura ibiganza tubiramburire Yesu. Haleluya, haleluya. Ariko nandirimbo se ya Jacques, hari abantu bameze nka Jacques babonye ibindi bintu byose nk'igihombo kubwo gutunga Kristo. Ngo turambure ibiganza kandi dutere haleluya, duhimbaze Yesu wacu. Ubu ni ubuhamya bwa Jacques. Tugume turambuye amaboko niba tutarwaye ntacyo bitwaye. Turi mu gitaramo turimo gusabana n'umwami wacu. Hari abantu bameze nk'uyu muririmbyi wavuze ngo amaze kubona Yesu ngo ibindi byose byamuhindukiye nk'igihombo. Hari abantu bameze nk'uyu muririmbyi wabihamije gutya ngo barambure ikiganza maze dutere haleluya kubw'icyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe kwera. Ibindi byose narifite bimenukira ibindi byose Mana yo kwizerwa we, ushimwe wowe waduhaye Yesu. Uhimbazwe wowe waduhaye impano idasanzwe. Yesu Kristo himbazwe. Yesu Kristo himbazwe. Yesu Kristo himbazwe. Yesu Kristo shirwe hejuru. Yesu Kristo uririmbirwe, ababishoboye bagutambire, n'abakecuru n'abasaza bagutegera amaboko. Twese hamwe twikirize tuvuge ngo urera, urakwiriye, nta mana yindi twabona isa nawe. Haleluya. Haleluya. Icyifuzo cyanjye nuko nkoresha umwanya bampaye neza kugira ngo tuze gusenga nk'uko umuyobozi wa gahunda yavuze. Haleluya. Haleluya. Imana ihe umugisha umugaragu wayo Desire
ku ijambo ridasanzwe ry'umwuka wera w'Imana. Haleluya, haleluya. Kimwe gusa mu biza bimenyesha umuntu uri hano imbere ko abantu bari kumwe niyo abaganirije bakikiriza bagasubiza. Haleluya. Icyo nicyo kiganiro. Ukuvuga ahandi hose ndavuga, ariko navuga ngo Imana ishimwe, namwe mukavuga ngo bibe gutyo, nuko mpita menya ko turi kumwe, ariko kandi turi kumwe. Haleluya. Umwuka wera w'Imana ni igitangaza. Azatangira kudiringa n'umuntu atarakizwa. Haleluya. Ntagira imbibi. Azatangira kuvugana n'ubuzima n'ubugingo bw'umuntu atarakizwa. Atangira kukwataka kandi agamije kukugirira neza ukiri mu mwijima utarakizwa. Ijambo rikavugwa nguko umukozi w'Imana avuze, umwuka akamaza mu matwi yawe ati kuriya gavuze ushatse wokizwa. Nimubona ko uriya muntu akiri mu mwijima aribwo akirimo kumva amagambo y'Imana, umwuka agatangira kumuganiriza akamubwira ati ariko ushatse wotsindwa ukareba ubu buzima ubayemo, ugatambuka muri bari abantu babwiye gutambuka ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Umwuka akavugana n'umuntu, wowe uhagaze aha ngaha imbere utazi ngo umuntu arimo ararwana uruhe rugamba. Umwuka agakirana n'umuntu hariya, agakirana n'uwundi hariya muri etaje yaruha, agakirana n'umuntu uri online arimo areba gutya aha ngaha. Umwuka w'Imana akamufatira ahantu nimba ari kuri mashine ye, nimba aryamye arimo yirebera ka YouTube kwa kundi abantu benshi iyo baruhutse baguma barebaho, niba ari mu mirimo yo mu rugo imeze gute, umwuka w'Imana azaga. Kandi icyo mukundira, turamburire Yesu ibiganza yemwe bavandimwe. Haleluya. Icyo nkundira uyu mwuka wera w'Imana, akantu Desire yarageze nanje nkomerezeho mbe nkuvugaho gatoya. Icyo nkundira uyu mwuka w'Imana, ntajya akoresha ijwi riri aggressive, ntazavugana uburakari, kandi ntazavuga ategeka. Aza kubwira ngo muvandimwe, kubw'inyungu yawe wo kwemera ukahakira uyu mwami, ntazavuga yagufatiye ku ijosi. Ndetse hari n'igihe avuga nka rimwe yarangiza agaceceka, warangiza shitani yo ikamiborojoka ikavuga uyu wamutambuka, abantu bose babona uratambutse ugeze hariya imbere ngo ugiye gukizwa, na kamera zikumurike ngo wowe wakirijwe mu mutima. Buriya ko Imana ireba mu mutima. Satani akavuga ariko umwuka bakavuga papa tinyuka genda, akavuga rimwe kandi yoroheje, ariko iyo wemeye ukavuga ngo Mana we ndarekuye, umucyo w'Imana uzumurika mu buzima bw'umuntu. Mwuka wera w'Imana yemwe ni mwiza, mureke tumukomera amashi. Mu minota mikeya isigaye, mureke nganire ku nari natekereje ko ngo twibukiranye n'ijambo ryo gusubizanya mu imbaraga, kandi bifite ukuntu bigiye kuzuzanya n'ijambo Desire yabashije kutuganirira. Natekereje ngo twibukiranye ku nkuru y'agakiza kacu. Hari igihe abantu bagendera mu kigare, mwari mwabona abantu bagendera mu kigare. Ejo bundi bambwiye umwana umwe mu bantu batuye hanze, murimo kunyumva mwese? Yego. Mube nk'abampa attention gatoya, n'umwanya muto utari muremure. Bambwiye inkuru y'umwana umwe yari ari mu ishuri n'abandi. Noneho hanze hari ukuntu iyo umubyeyi yagaragaje intege nke mu kurera umwana, hari ukuntu ngo baza bakamutwara umwana bakamubwira ngo ntabwo uzi kurera,
none uyu mwana turamutwaye. Kandi iyo bamutwaye ntibamutwara wa undi wenyine, bamutwarana n'abavandimwe be. Kandi iyo babatwaye, niba bafite imyaka 3, niba umukuru afite 7, uzongera kubabona bafite imyaka 18. Kandi iyo bamaze kubatwara, bagerageza ngo kubaha ibintu bakeneye mu buzima ku rwego babona ko aho bari haruti wabo. Baramubaza ngo umwana, bakamubwira ngo iwanyu bajya bagusohokana kangahe ngo mu kwezi urebye? Umwana akavuga ati ni rimwe na rimwe, hari n'igihe ukwezi gushira ndi bansohokane. Bakaba bamukubitiraho schedule ya buri weekend. Nuko ico kikaba kirarangiye. Ukunda kurya iki? Akakivuga. None iwanyu bagira ubushobozi bwo kubiguha nkakangahe mu cyumweru? Rimwe, wenda rimwe. Bakama mukubitira nk'inshuro zingahe. Bagakreya environnement ituma umwana yumva ko ari comfortable kurenza mwabo. Noneho rero bambwira inkuru, barambwira ngo umwana umwe yari mu ishuri n'abandi, ngo barabaza ngo ninde mwana iwabo ababyeyi bajya bakubita. Kubera ko umwana atari yakamenya ururimi neza, ngo abona nyine aba ababyeyi bajya bakubita, abona bazamuye amaboko. Nawe yari umwana w'umunyarwanda ubwe uri mu gihugu cy'i Burayi, utazi ururimi neza, akihagera ataramenya ibintu neza. Ngo abona abana nka benshi bazamuye gutya, yamagira none ikintu babajije n'iki kintu cyo bari ciza, nawe yozamura, nawe nuko ababyeyi bagiye kubona, babona gusa abantu baraje bati ufite case, uyu mwana wawe turamutwara. Nari nshatse gusa gusobanura ukuntu habaho abantu baza bagendera mu kigari. Kandi uretse uwo mwana, natwe hano ahantu turi muri aka gakiza tubamo, hari abantu baza bagendera mu kigari. Umwuka arampamiriza, arambwira ngo twibukiranye mu rwego rwo gusubizanya mu imbaraga, twibukiranye inkuru y'agakiza kacu. Haleluya. Inkuru y'agakiza kacu. Agakiza kacu mwebwe muza mugatekereza ko kameze gute, ari akahe? Haleluya. Mwari muzi ko Bibiliya yose igizwe n'inkuru imwe, utundi ari udukuru tuza dushamikiye ku nkuru. Haleluya. Mwari muzi ko iyi Bibiliya yose usomye mu itangiriro uzusanga hahandi yabivuze Imana irema umuntu ngo imare kumurema, kandi yamuremye kugira ngo yagure ubutware bwayo. Yari ikunda umuntu ikavuga ngo ubwo ntegetse mu ijuru, reka nagure, expanding kingdom, hanyuma mu isi hatwarwe n'abantu, nanje ntware mu ijuru, hanyuma twese dutware, tugire harmoni, ibintu bigendere rimwe. Umuntu ari umutware, atwaye, ategeka amafi yo mu nyanja, inyoni zo mu kirere, ibiti n'inyamaswa n'ibiki. Umuntu agira gute? Ategeka. Icyo ni Imana yararemeye umuntu. Nyuma rero Satani amaze kuriganya umuntu aragwa. Amaze kugwa aba disconnected, atandukanywa n'Imana. Amaze gutandukanywa n'Imana, ikindi cyakurikiyeho wari umugambi w'Imana wo gushaka ukuntu yogarurira uriya muntu buriya bugingo buzimiye, kugira ngo ibugarure kandi mu bwana. Iyo ni Bibiliya. Naho hahandi mujya musoma ngo Imana Yesu yazuye Lazaro, nta kandi gakuru kaza kiyongera kuri iyo nkuru, nta kandi gakuru gusa kaza kagira ngo abatizera bazakunda kwizezwa n'ibitangaza, nibagasoma barushaho kwizera. Nta kantu k'inkuru. Kwa kundi turadusoma ngo indwara zacu zikirira mu mibyimba ya Kristo, ako nako nagakuru. Buriya gukira indwara kwawe nagakuru gatoya gashamikira ku nkuru y'agakiza kacu. Haleluya. Haleluya. Iyo Bibiliya rero yose nari mvuze gutyo
ibamwe ibice bitandukanye. Habamwo isezerano rya kera ntiturize. Izari garukira he? Izari vahere kagarukira he? Mwitangiriro rikagarukira muri Malaki. Siko bimeze? Hanyuma irisha Matayo bikagera mu byahishuwe. Ariko reka mbereke kano kantu. Impamvu nababwiye ngo Bibiliya ni inkuru imwe, inkuru y'agakiza kacu. Impamvu nababwiye ngo Bibiliya ni inkuru imwe ni iyi ngiyi. Bibiliya ijya yerekana neza ko mu bitabo bitanu bya mbere, ibyo twita ngo ni ibitabo by'amategeko bya Mose, by'amategeko, sibyo Pentateuch. Ibyo bitabo hari igihe nsoma inkuru zabyo nkumva context, nkavuga ngo yes ni ijambo ry'Imana, ariko ntabwo ino context iri relevant na generation ya none. Ukumva na makuru y'urugendo Imana yagendanye na Isiraheli mu gihe cyabo, ugashaka ahantu wo bihuriza n'ubuzima bwacu bw'uyu munsi ukahabura kandi ari ijambo ry'Imana. Ndagira ngo twibukiranye gusa bukeya mu minota isigaye, inkuru y'agakiza kacu ni ugusoma ijambo ukajya wumva na context, ukavuga ngo iri jambo ni njyewe ryandikiwe. Ariko ngo kuvuga ngo Isiraheli baragiye ngo bagere ku nyanja itukura, ngo babura aho banyura, ngo imisozi iri iruhande, ngo ingabo za Farawo ziri inyuma. Iyo ntabwo ari inkuru ndeba, sinari mpari nawe ndi wari uhari, gusa wowe ireba ukavuga ngo haranigiye mwiki, nubwo atari inkuru ya none mpagazemo, haranokura mwiki. Nuko nguko niko bizabigenda. Ibyo bitabo byose byari ibitabo bivuga hejuru yo kurema ndetse n'ubuzima n'ubusabane n'imibereho y'umuntu wa mbere. Ugarutse ukarenga ibyo bitabo kuva ngira ngo muri Yoshua ukagera muri Esteri, ibyo bitabo nabyo ni ibitabo byitwa ngo ni ibitabo by'amateka. Imana imaze kugeza Abisiraheli muri Kanani, ukuntu byagenze kababwira ngo mugende uriya musozi ndawubagabiye, ndawubahaye. Ntiyababwiye ngo aho muzakandagiza ikirenge ngo ngize gute, ngo ndahabahaye. Ibyo babyita ibitabo by'amateka. Ayo ni amateka y'iki? Ya Isiraheli n'Imana. Ugarutse ukava muri Yobu ukagera mu ndirimbo za Salomo, ni ibitabo ngo by'indirimbo by'imivugo. Kandi iyo mivugo ifite abantu bari muri ibyo bitabo, ba Dawidi, ba Mose, ba bene Kora, ba bene Asafu, abo bose ni ibyo bitabo. Uvuye aho ngaho ntuzabinjira mu bitabo by'abahanuzi, babahanuzi bakuru, bazavuga ngo abakuru n'abatoya. Siko bimeze. Naringize ngo mbasobanurire ukuntu Bibiliya ari inkuru imwe, izindi ni inkuru ziza zishamikiyeho kugira gusa ngo abizera bakomeze basubizwe mu imbaraga. Ibyo bitabo rero nabyo by'abahanuzi nta kindi byabaga ari ibitabo ngo byo kuburira abantu kandi ngo bibahamagarira kwihana. Harimo abahanuzi bakuru n'abahanuzi bato, ariko abo ngabo nta handi bari batandukaniye. Nuko gusa abakuru ngo banditse gusa ibitabo birebire, bahanuye cyane. Abandi bahanura gusa bukeya nk'amapaje nkangahe. Ubu ngubu akitwa umuhanuzi muto, undi akitwa umuhanuzi mukuru. Ibyo byose rero birangiye, vuga ngo birangiye, bwira mugenzi wawe ngo birangiye. Umva sasa ahantu ugomba kujya usoma ukavuga ngo yes, iyi ngiyi ni context yanje mpagazemo. Haleluya, haleluya. Muri ibyo bihe byose uburyo Imana yagiye ibana n'abantu n'uburyo Imana yagiye ikorana n'abantu, byose ngo byaganishaga ngo kugira ngo umuntu ngo yongere ahabwe gukiranuka kandi kuzuye. Ariko ibyo byose mvuze biranga ntibyakunda ngo bimare kwanga. Nibwo Imana hahandi wavuze ngo urwandiko ruri mu biganza by'Imana, ngo inama iraba hariya mu ijuru, baravuga ngo ninde womanuka, ngo arabura kwa kundi yatubwiye umukozi w'Imana
ariko Kristo umwana w'Imana ngo aratambuka ngo asingira ca gitabo, aragishikuza mu maboko y'Imana, aravuga ati njewe ndagiye. Yohana ngo amare igihe yariraga ngo yumva ijwi ku munsi w'Uwiteka, ngo aja mu mwuka, ngo yumva ijwi mubwira ngo Yohana we wirira, reka kurira Yohana we, intare mu muryango wa Yuda yanesheje, dore yabumbuye cya gitabo. Kandi muzi igitangaje, uzi ko iyerekwa Yohana yararimo ryari iyerekwa ry'ibintu byamaze kurangira. Ntabwo bwari ubuhanuzi bw'ibintu bitegerejwe ngo bizaze, bwari ubuhanuzi bw'ibintu Imana yarangije gukora. Ariko Yohana yabayemwo, haleluya, Yohana yabayemwo. Ndetse iyo dusomye tuzadusoma ngo Yohana yari umwigishwa ngo wakundwaga, ngo yagazagira cyangwa akaryama ngo mu gituza cya Yesu, ngo abandi baza bashaka kubwira Yesu k'ikintu bakaza bakora nko kuri Yohana, mongorere. Urumva uwo muntu ukunda bameze inshuti magara, yari yarabatse ubushuti. Abandi bashaka ngo kubwira Yesu ikintu bakazabwira Yohana ati Yohana we mubaze gutya, ndakumva afite ngakabaza, kubera ko Yohana muryamye mu gituza ari inshuti ye. Noneho ngo nuko niko byabaga bimeze. Noneho uwo Yohana rero wegamiraga Yesu akamuryama mu gituza, ariko Yesu yarinze agenda asubira mu ijuru, kugeza n'igihe Yohana yagiye ajya ku karwa ka Patimo afite ibintu atari yasobanukirwa. Niyo mpamvu mbabwira ngo iyi nkuru y'agakiza kacu abantu benshi tuzatugendera mu kigare, ukavuga ngo narakijijwe byararangiye, ibintu byose ni uku nguku byararangiye, ariko uri mu kigare wo kubaza ngo tanga inkuru y'agakiza kawe ukayibura, wowe buri cyo ubwira abantu Yesu yagukijije iki? Simbahaye mikrofone. Yesu yabakijije iki? Ntuvugaga ubusambanyi kandi ubwisambana, nose warakize uko? Ngaho bankumbwira, niba Yesu yaragukijije amagambo uyu munsi muri quartier abantu bakuzi, uravuga se ngo yaragukijije? Oya, hari abantu benshi badafite ubumenyi n'ubusobanuro, badafite n'ubuhamya botanga ku nkuru y'agakiza kabo. Uko ni ukuri, uko ni ukuri. Umuntu ajya akizwa akamara umwaka, akamara imyaka 2, akamara imyaka 3, ariko adashobora guhagarara ngo avuge ngo dore icyo umwami wanje yankore, avuge ngo 1, 2, 3, 4, ku buryo undi muntu ashobora kureba akavuga ngo ni ukuri. Kuba muri Yesu bifite itandukaniro no kuba hanze. Ubwo uyu muntu yakizike agakiranike, nanje ndamutse nkijijwe nogira ubuzima bwiza ngo bw'uyu mugabo. Abantu benshi rero nta nkuru y'agakiza. Kubera iki? Kubera uko Yesu yadusanze ntiturakagira gute, ntituragahinduka. Umuntu ni wa wundi, tukaza tukabyina hano tugasimba tugasimbuka, ariko twarangiza tugakomeza bwa buzima busanzwe. Ndimo gusoza rero, reka mbabwire ibintu 4 umwuka wera cyangwa urupfu rwa Yesu rwatugarantije, kugira ngo bibabere imbaraga. Nuzajya unahagarara uzajya uvuga ngo ni ukuri, Yesu yambereye agakiza muri iyi nzira. Haleluya, haleluya. Abari hejuru namwe haleluya, mufite ibyo Yesu yabakijije. Imana ihimbaza. Ikintu cya mbere, amaraso ya Kristo yatugarantije, arakiduha kandi akiduha atafite ibyo asigaje. Ikintu cya mbere ni ukubabarirwa ibyaha. Hari umuntu nawe ushobora gukomya amashyi ariko yakoma nk'ugeze gutya. Ikintu cya mbere, amaraso ya Kristo cyangwa agakiza kabonerwa muri Kristo kadukoreye, katubabariye ibyaha mu buryo bw'iteka kandi budasubirwaho. Mureke ngasubiremo kano kantu muri ubu buryo. Ikintu gikomeye amaraso ya Kristo yadukoreye, yakuyeho barriers zatumaga abantu batagira access ku Mana yacu.
yacagaguye iminyururu yari ituboshe gatuma tutagira access ku mwami, ku Mana yacu. Haleluya. Paulo ngo aje kwandikira Abakolosayi mu gice cya mbere arababwira ngo Imana yacu yadukijije, yaducunguye, idukura ngo mu butware bw'umwijima. Ngo agaruke mu gitabo cy'Abagalatiya yamavuga ngo njewe, ku gice cya kabiri yamavuga ngo njewe Paulo ntabwo ari njewe uriho, kubera iki? Nabambanywe na Kristo, ariko si njewe uriho, ngo ni Kristo ugize gute? Ikintu rero amaraso ya Yesu yakoze bwa mbere na mbere yokabaho. Haleluya. Yokabaho nuko yadutandukanyije n'icyaha. Kugeza uyu munsi nta sano tukigirana n'icyaha, ntaryo. Hari uwo kwibaza ngo none ko tujya dukora ibyaha none se reka nkubaze, hari umuntu wigeze abona cyangwa byabayeho nk'imodoka ikaza mu gihe cy'imvura igakubita nk'amapine mu kiziba nk'abana bagiye ku mashuri? Kera nje byigeze kumbaho, ngiye ku ishuri twakubise uniforme, imodoka iraza akavura kaguye ikubisa amapine mu kiziba, ngeze ngaha ibizi by'ikiziba n'amakaye. Amaraso ya Kristo ikintu yakuyeho isano ryacu n'icyaha. Habe niyo dukoze icyaha, iyo ukoze icyaha ni ikintu cy'ingurukizi kiba kivuye ahantu kikaza kukwanduza, ariko mutagira n'isano. Niyo mpamvu icyo uzi ukora gusa uzuja gukaraba iruka muri dushe. Ibyo kandi bitandukanye n'umuntu ukora icyaha ariko atwarwa n'icyaha. Ibyo biratandukanye. Aba bantu ni babiri. Icyaha cyawe amaraso ya Kristo yakuyeho isano ryawe nacyo. Niyo mpamvu igihe cyose Satana akurashe akagutera biriya byondo, iruke muri dushe. Si ikintu wobana nacyo, kuko si mwene wanyu, nta sano mufitanye, nta hantu muhuriye. Hajya si Paulo wavuze ngo yabambwe ngo kubyisi, ngwiwe ngo kubyisi ngo ameze ngo nk'intumbi ngo kandi ngo nabyo ng'ibyisi ngo kuri we ngo nabyo ngo ni nk'indi ntumbi. Ngo none intumbi zibiri hari ifite aho ihuriye n'iyindi? Intumbi zibiri hari ifite aho ihuriye n'iyindi? Ko niko biza bimera. Twabambanywe na Kristo, uyu munsi si twe turiho. Nushaka kubwira mugenzi wawe ngo ntubaho, turiho. Si twe tubaho, ni Kristo ubaho muri twe. Ariko noneho ngaruke nkubaze mwene data, ngaruke nkubaze, mu by'ukuri turiho? Mu by'ukuri ni Yesu uriho? Umuntu yohagarara yo kwama kwiteranya na Yesu? Ubu ngubu mbagaze arangavuga cyangwa ngakora cyangwa nkareba cyangwa nkagenda, umuntu yogira confusion akavuga ngo uyu mugabo ngo ni Yesu, ngo Yesu ni uwe, n'uyu cyangwa no hoba confusion. Paulo aravuga ngo njyewe ndi intumbi kubijanye n'isi n'icyaha, ndi intumbi, sinosubira inyuma. Aho navuye mbambaye nk'ingurube, baza bamara kuyoza ikongera kandi ikirukanka ikivurumvunza he mu byondo. Mbambaye nk'imbwa itazitinya no gusubira. Mwabyumvishe? Icyo nicyo kintu cya mbere agakiza kacu kadukoreye, kandi abakristo dukwiye kujya twibuka tukacenjoyinga
ukacenjoyinga hahandi ushobora no kwicara ukavuga ngo ni ukuri ngiye kwicara hari ahantu mwe fanta cyangwa mwe coffee njewe ndayikunda mfata agakofi gusa kubera ko nejejwe n'ukuntu sibyo ntakigira n'isano n'icyaha. Niyo mpamvu rero udusanga ugasanga umuntu yagiye ahinduka kubera yamenya agaciro kica amaraso yakoze mu buzima bwe. Ayo mashi twayongera Imana. Abamenya agaciro k'amaraso baza bahinduka mu mibereho. Uyu munsi ufashe imfungwa ukayikuraho icyaha ukayikura mu gihano, niba yari yarakatiwe imyaka 20 amaze gukora nk'itanu, ukaza ukamubwira ngo wagiriwe imbabazi none vamo. Haleluya. Amen. Noneho undi nawe agakora cya gifungo, agakora ya myaka yose 20. Ninde muntu uza wicara akavuga ngo ni ukuri nagiriwe imbabazi? Ninde uza wicara akavuga ngo nagiriwe imbabazi? Ni wa wundi wakuwe mu gihano kandi yameritaga, yarakwiriye. Bakaza bakakubwira ngo wari ukwiriye gufunga imyaka 20 ariko twagize imbabazi. Umuyobozi w'igihugu, mukuru w'igihugu yagize imbabazi, none sohoka. Uwo muntu ndiyopfa yaribagiwe umuyobozi w'igihugu. Habe nubwo yoparangana akaba nk'umusazi ku muhanda, yozaba umusazi ariko havuga ngo harakabaho umuyobozi w'igihugu wangiriye imbabazi akankuraho igihano nagombaga guhana. Imibereho y'umuntu izihindurwa nuko umuntu yatahuye ica amaraso yakoze ku buzima bwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Ikintu cya kabiri amaraso yakoze ni iki ngiki. Bibiliya ivuga ngo yaduhesheje ubugingo buhoraho. Turamburire Yesu ibiganza banezerewe kubw'ubugingo Yesu yaduhaye. Haleluya. Haleluya. Yaduhaye ubugingo buhoraho. Reka mbabwire kino kintu. Mu rusengero ndi tujya tubaza, ariko njya ngunda ngo abantu rimwe na rimwe tubaze nk'abantu basubize, nibura twumve nk'ibitekerezo by'abantu. Muri mwebwe mbitegereje gutya, mbonamwe abantu baza bavuga ngo Mana ngo uzompe iherezo ryiza, kandi iherezo ryiza akarisaba kugira ngo rizamuhesha amahirwe yo kugira icyo avuga ku munsi wiwe wa nyuma. Pastor Jackson uzuba ngo church is quiet. Tubona ko abantu batuje cyane. Hari abantu bajya bavuga ngo Mana uzambabarire urupfu rw'impanuka itunguranye. Urupfu rwotuma ngenda ndatunganyije. Oya, urwo rupfu sindushaka. Mana umbabarire uzandinde indwara izotuma nja muri koma nkazogeza umunsi wo kurangiza nta kintu mvuze. Ko ndababunda abantu benshi turimo hano. Yo. Uko nugukira kubuhe buryo? Nugukira nkuzutse kabisa. Nugukira nkuzutse. Siba hati mbwirira mugenzi wawe ngo ubugingo twahawe ntabwo ari amahirwe. Ntabwo ari amahirwe. Wamubwiriye mumbwire ngo si amahirwe, si itombora, si ikintu kubizera. Ntabwo ari ikintu tuzogwaho gihanuka kugira ngo twama tugitibukaho kubw'amahirwe. Wiwe ngo mbonye ubugingo. Oyaye. Bibiliya ivuga mu gitabo cya Yohana mu gice cya 3. Haleluya. Ikavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye igira gute? Tanga umwana wayo kugira ngo umwizera agira gute? Atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Wagera mu gice, ni mu gice cya kangahe? Haza havuga ngo ngunda intama zanjye ngo ndazizi ngo nazo ngo ziranze
ngo kandi ngo nta ntama yanje nimwe bwizarimbuka, ngo ndetse ngo nta n'umuntu gushobora ngo kuyivuvunura mu kiganza cyane. Nuko kubizera ubugingo ni garanti. Ariko ku munyakigare ubimenye ku munyakigare sinzi nawe ikindi ufite. Haleluya we, Mana yo kwizerwa we. Simbabeshe ngira umukristo mutoya nagaza mbwira Imana nyine ngo nanje Mana uzondinde gukubitwa n'inkuba Mana yaje. Inkuba ikanyasa gutya nta makuru ngama ngena ndabwiye birori ngo mubwira ati yewe ejo bundi gatwavuganye ukuntu none mbabarira muvandimwe bigende simbona ako kanya ngama numva nyine uzoba ngiye muri Gehinomu. Ariko sinkamenye ko Bibiliya igiva Pawulo yaranditse yabwiye ngira ngo n'Abakolosayi n'ubundi arababwira ngo utarigeze kumenya icyaha ngo yagize ngo Imana yamuhinduye icyaha. Kandi Bibiliya ikamivuga ngo icyaha ngo kubwande kubwanje. Nukuvuga ngo njewe rero njewe uyu nguyu mureba kubera ko nizera uyu mwami wanje. Haleluya. Kubera ko nizeye uyu mwami wanje kandi umwami wishizeho ibyaha byanje apana ibyawe. Je ndavuga giti cyanje umwami wishizeho ibyaha byanje. Uyu munsi rero mfite gukiranuka. Ariko Bibiliya ikavuga ngo icakora si ugukiranuka kwanje mfite guhabwa gutangwa n'amategeko. Si ugukiranuka kwanje mfite naheshejwe nuko nzi kwitwararika cyane. Oya, ngaho ninde uzi kwitwararika cyane? Ninde uzi kwitwararika cyane ku buryo yomara umwaka Imana imureba ikavuga ngo nukuri kw'Imana uyu nguyu nshatse no mwimura tukagenda? Hari uzi kwitwararika? Bibiliya ikavuga rero ngo uwo Imana yamuhinduye icyaha kubwanje kugira ngo inyambike gukiranuka kwayo kudaterwa nuko ndi umuhanga wo kwirinda, kudaterwa nuko nzi neza kuvuga mu buryo nza mvuga abantu bose bakama babona ibyo mvuze biraboneye, ni byiza, nta makemwa, nta magawa, ibintu byose bime. Uwo ninde? Ni ugukiranuka kwa Kristo. Ikintu cya gatatu ndimo genda ngana ku musozo. Ikintu cya gatatu amaraso azaduhesha kandi akakiduha nka garanti ni ukongera kandi gusabana hagati y'umuntu n'Imana. Bya bindi byari byarakuweho muri Edeni. Amaraso ya Kristo niyo yaje arongera aravuguruza. Aravuga ati Satani mu mugambi wawe wari ugamije iki? Kudisconnecting. None njewe Kristo nagarutse kugira ngo abana b'Imana bongere kandi basabane n'Imana. Umunsi umwe, haleluya, tuzamura ibiganza niba tukiri kumwe tugiye gusoma. Umunsi umwe ngo Yesu arimo asezera abigishwa be ngo yarababwiye ngo ntibahagarike imitima, ngo agiye mu ijuru kubategurira n'iki n'ibiki arababwira ngo arangize intumwa ye imwe ni Thomas, ngira ngo niba atari Filipo, Thomas wamubajije aramubwira ngo akimara kuvuga rya jambo ngo ninje nzira n'ukuri n'ubugingo ngo nta uja kwa data ntamujyanye. None Thomas ngo ahita amubaza ngo mwigisha ngo twereke data ngo beraba biduhagije. Ngo amare Yesu aramusubiza aramubwira ngo Thomas we twaragendanye tugendaniye imyaka turi kumwe njewe nawe intambwe ku yindi utarakamenya ko uwambonye ababonye data, turakamenya ko uku uri mu gusabana nanje ntuzi ko ari Imana muri kumwe, ntabwo ubizi. Ikintu amaraso ya Kristo yakoze abakristo dukwiye kujya twibuka, ukagenda ahantu ukicara ukavuga ngo Yesu we, ukabura amagambo, ukabura icyo uvuga, ukabura icyo ukora, wacibuze gusa. Ni ukwibuka ko iyi relationship, uku gusabana n'Imana kongeye kuragaruka. Niyo mpamvu nawe uzi ugenda ukihererana Imana gutya mu cumbi wawe
ukayibwira ikintu gutya mu cyumba mwihereranye, ukabwira ngo Mana urabisiga, waravuze ngo ni wewe mubyeyi w'imfubyi, ni wose w'imfubyi, uri umugabo w'abapfakazi, waravuze ugasabana n'Imana, nta ngomyi, nta kintu kiri hagati, nta kintu kikugarura, nta kintu kibanza kugutuma ku bandi. Wowe n'Imana, gusabana kwawe n'Imana kwarongeye kuraga kubera amaraso ya Kristo. Icyo nacyo nuzoza ucibuka, uzoza ukigendera, ukigirira ifyeri, woshaka wokigurira n'umwenda, wabishoboye ufite n'ubushobozi, woshaka wokigurira n'umwenda ugatsapa, umara gusapa ukavuga ngo Mana ndaberewe, ariko nubwo mberewe nabitewe nuko nanejejwe n'ikintu wakoze, none ngiye kugenda abantu bazazabona muhanda gusa mberewe, ariko uko mberewe hano inyuma nyine bifite n'ukuntu numva mberewe mu imbere. Haleluya. Twari abantu benshi n'ukuri Satani ajya ariganya akababuza umunezero wagakiza, kubera gusa amakuru make Satani akakuriganya akakubuza umunezero wagakiza, umuntu akazajya ahora agenda yumva ni umunyamibabaro gusa, ni umunyamaganya, n'ibibazo. Haleluya. Soreze kuri iri jambo rya nyuma. Cyambere nababwiye ngo amaraso yakuyeho bariyeri, yafashe icyaha adutandukanya n'icyaha, ku buryo n'icyaha kituzaho nk'ikintu c'ingurukizi kitagira n'isano natwe. Gusa icyo biba bisaba gusa no kugenda gusa muri dusho gashiraho utuzi, nuko bikaba birarangiye. Ariko nimvuga dushega uko abantu ko barumva dushico arico koga gukaraba, ko murumva icyo bivuze gukaraba, utazamara kwanduranya na mugenzi wawe ukama wirukanka ukaja kumanura amazi ngo haleluya, haleluya. Yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yampfutse inguma zose nari mfite, nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, agirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, ishuri imyenda yanjye, nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, agirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, ishuri imyenda yanjye yose. Turambura ibiganza banezerewe n'icyo Imana yakoze. Haleluya. Icyakane nari nabaye nk'ukivugaho igihe navugaga icy'ubugingo. Icyakane ni cya kindi navugaga cyo gukiranuka ndetse no kuba umwana mu rugo. Hari ibintu ngira ngo ntandukanye, hanyuma mpamagara umuyobozi wa gahunda. Iyo mbabwiye gutya, simba mbwiye abantu ngo mugende mukore ibyaha ngo kubera ko Kristo yabahindukiye gukiranuka. Ndagira ngo nsobanure kano kantu. Umuntu ugitwarwa n'umwijima yokora icyaha agendeye kuko Kristo yabaye gukiranuka kwawe. Ikimenyetso neza cy'umuntu ukiri mu mwijima utaramurikirwa, yogendera mu ngeso ze mbi yishingikirije ko Yesu ngo yabaye gukiranuka. Ariko uko siko kuri, kuko Bibiliya ivuga ngo ntabwo abakristo twigeze
tuva mu bubata. Muremera ngo nanje bamwe ndibemeye. Bibiliya igiduhamiriza neza ko umukristo ntiyigeze abatuka. Chokoza kangaka bagakase bakagakata konyine batongeye utundi ngiye kuvuga boko amavango yeme muvuga utumura ahangaha ngo abaha igitangaza. Bibiliya itwereka neza ko nta na rimwe wigeze ubatuka. Nushaka mbwirira mugenzi wawe ngo nukurura cyari imbata. Nta ntitwigeze tubatuka, ahubwo byagenze gute? Twahinduye utubata. Sore janga mbere twari imbata zica dutwarwa na Satani n'umwijima. Hanyuma Yesu ngo amare kudukiza atumeneye amaraso aratubwira ngo noneho mwari musanzwe mubaswe n'icyaha, njewe noneho ndabazanye nongeye kubagira kandi imbata zo kugira ngo zo gukiranuka. uri narengeye kuvuga ngo dutahana akazi nako ko twese turi imbata, ariko imbata zo gukiranuka. Inkuru y'agakiza kacu, umumaro n'umusaruro w'amaraso ya Kristo no gukiza umuntu icyaha. Hari umuntu ufite icyaha cyamwizingiyeho cyananiwe kumuvaho, wovuga ati nanje uyu mugoroba ndifuza aya maraso kugira ngo aciminyururu yagaza impuza n'icyaha. Icyaha kigenda iriya kiba intumbiri hariya nanje mbi yindi ntumbiri hariya. Hari umuntu wo bari hano abatambuka. Cya kabiri, hari umuntu wo bari hano utari wizeye ko afite ubugingo buhoraho kubera ko atigeze amurikirwa ngo amenye Kristo, akaba uyu munsi nawe yo kwishimira guhabwa ubugingo akiri hano mu isi, atari bwa bugingo muzabona kubw'impanuka. Uwo nawe nimba hari ushaka ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu mu kwizera Kristo, nawe atambuke. Icya gatatu, hari umuntu wari umaze igihe yumva connection yiwe n'Imana yarakatitse, akumva asa nk'umuntu uri munsi y'ikirere gikinze. Uwo nawe nimba hari atambuke. Ngeze ku cyanyuma, niba mutaratambuka arahitaza umuyobozi wa gahunda. Icyanyuma, hari umuntu wumva uko bukeye nuko bwije Satani ajya mwibutsa gukiranirwa kwe, agahora yumva ko ari umunyacyaha kandi yibwira ko afite Kristo. No kugira ngo atambuke hano imbere gusa tumubwire ngo wowe rekura uko gukiranuka kwawe usingire gukiranuka kwa Kristo. Numara gusingira gukiranuka kwa Kristo uzogendana amahoro. Uzogendana amahoro. Arakari nimbo twanditse kajya kavuga ngo uwo Satana ndegaho niwe wambabariye ibyaha none natinyika njyewe, umwijima nagendeyemo mbere y'umusaraba n'amategeko azawumbanira. Satani we ufashe ubusa isoni zikugarukeho, wowe se w'ikibi cyose. Satani we ufashe ubusa isoni zikugarukeho, wowe se w'ikibi. Uwo Satana ndegaho niwe wambabariye. None uko ndafashe ubusa akorwe n'isoni, isoni zimugarukeho, amware akorwe n'isoni. Ibyo Satana ndegaho koko narabikoze, inkuru nziza nuko nabibabariwe. Ndashima umusaraba, ndashima umwami Yesu wawe umanitsweho turababarirwa.
ibyo satana ndega ntabwo ari ikinyoma koko narabikoze inkuru atamenye nuko nabibabariwe. dukomere Yesu amashi. Yesu abagiriye neza. Nuzajya wibuka inkuru y'agakiza kawe, uzajye wicara ubigendere. Numara kubigendera umenye ngo ese burya uwamaze gucungurwa n'amaraso agapfa ku isi, isi nayo ikamupfaho, ese burya azabaho gute? Yesu abaha umugisha kandi abagiriye neza. Amen.